Yesu nashimwe muvandimwe nguhaye ikaze nkuko bisanzwe ni Ntambara Emmanuel muri gahunda ya tumenye Bibiliya nkuko bisanzwe. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kureba tugiye kuganira ibintu bitandukanye, ariko turareba mu isezerano rishya. Ariko ubundi iyo tuvuze Bibiliya wumva iki? Iyo tuvuze Bibiliya mu buzima busanzwe wumva iki? Bibiliya ni inzu y'ibitabo. Bibiliya ni inzu y'ibitabo, cyangwa se ni urukomatanye, cyangwa se ni imbumbe y'ibitabo bigera kuri 66. Buriya Bibiliya uko uyibona, ushobora kuyibona muri telefone, ushobora kuyibona umuntu ayifite mu ntoki. Uriya muntu afite ibitabo 66 mu ntoki. Harimo abantu bagira amahirwe yo kuyisoma, ndagushishikariza kuyisoma. Harimo n'abantu bayitunga ariko bakayisomerwa, wowe ugasanga udafite umwanya wo kuyisomera kandi ubigendana mu ntoki cyangwa uyifite no muri telefone. Ibi bitabo rero 66 bigizwe n'amasezerano abiri. Hari isezerano rishya, hakaba n'isezerano rya kera. Uyu munsi tugiye kureba isezerano rishya. Isezerano rishya rifite ibitabo, rigizwe n'ibitabo bingahe? Iri sezerano rishya rifite iki? Iri sezerano rishya mu yandi magambo ni iki kigize isezerano rishya? Noneho tuzagenda tunareba igitabo ku gitabo, turebe itandukaniro riri hagati y'igitabo n'ikindi. Ariko uyu munsi tugiye kubanza kureba ese iri sezerano rishya rigizwe n'ibitabo bingahe? Ibyo bitabo bigize isezerano rishya byanditswe nande? Ese nuvuga ngo abo bantu banditse ibyo bitabo babyanditse ryari? Ese nuvuga ngo itandukaniro riri hagati y'ibi bitabo ni irihe? Tugiye kugenda tureba utwo tuntu. Hanyuma rero reka duhere ku kintu cya mbere nkuko nari mbivuze. Isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27. Ariko ibi bitabo 27 ntabwo byanditswe n'umuntu umwe. Iki kintu cyumve neza. Isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27 ariko byanditswe n'abantu batandukanye, kandi babyandika mu bihe bitandukanye. Ariko igitangaje rero, aho Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo by'amasiyanse, itandukana n'ibindi bitabo bya mathematics cyangwa se na geo n'ibindi, aho Bibiliya itandukanira nabyo usanga aho igitabo kimwe gitandukanira, aho gisoreza inkuru ari ikindi gisoreza inkuru. Noneho ahantu Imana itangarije banditse mu bihe bitandukanye, ariko ugasanga bavuze inkuru zimwe. Ugasanga umuntu yanditse mu mwaka wa 60, undi yandika mu mwaka wa 90, ariko wajya kure ugasanga izo nkuru ni zimwe. Ugasanga zirahura, ugasanga ziruzuzanya, ugasanga umuntu aravuga ibintu bisa n'iby'undi kandi ndi barabayeho mu bihe bitandukanye. Reka turebe rero ibi bitabo uko tubonye 27 byanditswe n'abantu bangahe? Ibi bitabo byanditswe n'abantu 8. Abantu 8 nibo banditse ibi bitabo. Bano bantu 8 rero bose bari Abayuda, uretse uwitwaga Luka, Dr. Luka niwe wari Umugiriki. Abandi bose bari Abayuda cyangwa bari Abayahudi, ariko Dr. Luka we yari Umugiriki. Reka ibintu nongera bisubiramo. Abantu 8 banditse isezerano rishya, banditse ibitabo 27. Bano bantu uko ari 8, 7 muri bo bari Abayuda, ariko umwe akaba Umugiriki, ari we witwaga Luka. Ndumva bisobanutse. Hanyuma rero tugiye kugenda tureba ese bantangiye kwandika ryari, kugira ngo bitaza kugucanga. Ubundi iyo turebye isezerano rishya ritangirwa n'uvuga ngo igitabo cya mbere kibanza ni igitabo cya Matayo. Ariko Matayo si we wabanje kwandika. Burya uwabanje kwandika ni uwitwa Mariko, kuko Mariko yanditse mu mwaka wa 64, ariko Matayo agiye kwandika yandika mu mwaka wa 65. Inuvuga ngo yanditse nyuma y'umwaka Mariko yaranditse, ariko ntacyo bitwaye. Inuvuga ngo tureka duhere kuri Matayo. Matayo Lewi wari umukoresha w'ikoro, yakoraga muri leta y'Abaroma. Yesu amusanga aho yakoraga muri gasutamu, aramutwara amuhindura umurobyi w'abantu, abumwe mu ntumwa 12.
yanditse rero ryari? Nyuma yuko Yesu agiye mu ijuru, yanditse mu mwaka wa 65. Nyuma yuko Yesu agiye mu ijuru, yandika intego yo kwandika kwe yabwiraga abayuda bemeye Yesu, arimo abemeza yuko Yesu ari Mesiya, kuko nyuma yuko bizera Yesu hari inyigisho zadutse z'ubuyobe barimo bababwira ko bayobye uwo bakurikiye atari Mesiya. Noneho rero Matayo afata umwanya wo kwandikira bene wabo b'abayuda ababwira yuko imyizerere yabishikamye ko uwo bakurikiye ari Yesu ari Mesiya. Nubwo mu yandi magambo yararema bemeza ko imyizerere yabo ari ukuri. Niho yandikiye rero ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, burya yandikiraga abayuda bene wabo. Hanyuma undi mwanditsi rero ni uwitwa Mariko, ubona kubwiraga. Mariko uyu nguyu ubwo Petero yafungurwaga, ahantu yagiye asanze bene wabo basengaga, inzu yagiyemo nuvuga ngo ni iwabo wa Mariko. Igihe nuvuga ngo Petero yafungurwaga, igihe yararinzwe n'abasirikare 16. Nuvuga ngo bari bamaze kwica Yakobo, bazi ko ugomba gukurikiraho ari Petero. Nuvuga ngo rero marayika amufunguye, inzu ya mbere yarasukiyeho gutya, nuvuga ngo ni iwabo na Mariko. Mariko uyu nguyu agaragara aho yakoraga urugendo ari kumwe na Petero, ariko nyuma yaho na Paulo ariko nyuma yaho ntabwo bakomezanyije. Uyu Mariko rero nuvuga ngo niwe wanditse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Hanyuma Mariko uyu nguyu rero nyuma yo kwandika kwe tubona uwitwa Luka. Dr. Luka rero nawe yakoranye umurimo w'Imana, yarashinzwe kuvura, kuko urumva ni doctor nyine, yarashinzwe kuvura Paulo, kuko Paulo yari afite ikibazo cy'ijisho, ijisho rye ryari rirwaye icyo bita igishakwe, ariko nuvuga ngo wakurikiranaga ubuzima bwe bwa buri munsi ni uwitwa Luka. Hanyuma rero Luka nawe yanditse iki gitabo, yacyanditse ryari? Ahagana mu mwaka wa hagati ya 70 na 80. Hano hagati 70-80, ubwo ni imyaka 10, ategura yandika neza inkuru z'umwami wacu Yesu Kristo, arimo ahishura ibintu bikomeye nk'uko umwuka yaramuhaye kubimenya. Mu kwandika kwe rero urabona ko hagati ya Luka n'uwitwa Mariko, reba imyaka irimo, umwe yanditse hagati ya 70 na 80, undi yandika mu mwaka wa 64. Reba imyaka irimo kuningana, ariko usanga baragiye bavuga ibintu bimwe, ndetse n'amatariki amwe rwose nk'uko Yesu yagiye abikora. Undi ukurikiraho n'uwitwaga Yohana mwene Zebedayo, wari umurobyi ku nyanja y'i Galilaya, ndetse n'umuvandimwe we ndetse na se bakoraga umwuga wo kuroba. Yesu aramwegera, aramuhamagara, aramubwira ati nzaguhindura umurobyi w'abantu. We yanditse rero, Yohana uyu nguyu yanditse ibitabo 5. Mu kwandika yanditse ibitabo 5, harimo kimwe ubutumwa bwiza bwitwa ngo ni Nosinobutike, niko abateolojiya babwita, ariko nukuvuga ngo yandika n'inzandiko, akanandika n'ibyahishuwe. Yohana ni umwe mu bahishuriwe ibintu bikomeye, ndetse ahishurirwa umupfundikizo w'isi cyangwa se indunduro y'isi. Yahishura ibintu bikomeye, yanditse ibyahishuriwe Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo. Hanyuma rero buriya ibyahishuwe ni umutemeri cyangwa ni umupfundikizo, cyangwa se ni igisenge gipfundikira Bibiliya cyangwa gipfundikira isi, ibizabera mu isi. Burya byose ubisanga iherezo ryabyo ni ukuvuga ngo byahishuriwe Yohana. Nyuma ya Yohana rero tuhasanga uwitwaga Paulo. Uyu nguyu Paulo uyu ni umwe mu bantu bigiye ku birenge by'umugabo witwaga Gamaliyeli. Akaba yari umunyeshuri wa Gamaliyeli, ariko ni ukuvuga ngo nyuma yaho akurikirana n'andi masomo ya leta asanzwe. Nyuma yo gusoza rero, agarutse aje mu muhamagaro, niho yasanze inkuru zasakaye z'umugabo witwaga Yesu w'i Nazareti, wapfuye akazuka, abantu bakamukurikira ari benshi. Hanyuma rero yiyumvamo ishyaka ryo guhagarika iyo nkubiri, niho yatangiye kugenda afata abakristu, abica, abandi bashyira muri gereza bafunga, kugira ngo acogoze iyo nkubiri y'abantu bakurikiye Yesu,
kuko bavuga ko ari inzaduka, ni ibintu byari byadutse, byari inyigisho z'inzaduka. Aravuga ati rero ntabwo bishoboka ko basenya idini ryacu cyangwa se imyizerere yacu y'abayuda ya gakondo, ahubwo ngomba guhagarika ibi bintu. Asaba inzandiko inzego zibifitiye ububasha, bamuha ubwo bubasha kugira ngo abashe guhagarika iyo nkubiri. Mu guhaguruka rero nuvuga ngo uzasanga ariho uwitwaga mu rupfu rwa Stefano, umwana w'umuhungu wari uhagaze imyenda y'abantu bateraga amabuye Stefano yari ku birenge by'uwitwaga Paulo cyangwa se Sawuli. Nyuma y'urupfu rero rwa Stefano niho yerekeye yakiye uburenganzira bwo kujya i Damasiko. Yerekeza i Damasiko rero niho Imana cyangwa se Kristo yamutunguriye mu nzira, aramufata, aramuhamagara, aramweza, aramutunganya, aramuhumanura, amushyiramo umugabane wo kugira ngo nawe amukorere. Nyuma yo guhamagarwa n'Imana rero ubwo yahise ahindura inzira, icyerekezo cyo kujya kurwanya abakristo cyahise gihinduka, ahubwo nawe ababaye umukristo. Niwe rero yandikiye izi nzandiko 14. Paulo yanditse inzandiko 14. Petero umwe wamwihakanye mu rupfu rwa Yesu ubwo yari mu rukiko, ngo Petero yaramwihakanye, ariko nyuma yaho yaje guhinduka umugabo udasanzwe, yaje guhinduka umunyembaraga, yaje guhinduka umunyabigwi, yubatse amateka akomeye, ahinduka umugabo ukomeye cyane. Mboneraho no kukubwira ngo burya si igitangaza ko wacika intege, ariko ikibazo cyangwa ikibabaje nuko uko gucika intege kwaguherana, kwakugumana, ariko buryo ucitse intege ejo ukibushakamo imbaraga, ukegera umwami Yesu, ugatumbira umusaraba, Imana yo mu ijuru yakwambika imbaraga kandi ugahinduka umugabo udasanzwe. Hanyuma ikindi gitabo tubona ni igitabo cya Yakobo, ikindi tubona ni igitabo cya Yuda, hanyuma hakagaragara n'ikindi gitabo cy'Abaheburayo kitagaragaza uwacyanditse, ariko hagenda habaho impaka nyinshi zitandukanye. Bamwe batari ko iki gitabo cyanditswe na Yohana, abandi batereka reka. Iyo turebye Ikigiriki Yohana yakoreshaga, tukareba n'imikarago n'imyandikire ye, iki gitabo ntabwo ari bo baba baracyanditse, abandi batereka da. Iki gitabo rero cyanditswe buriya na Petero tubona rero wanditse iki gitabo. Abandi bati rero amashagaga ya Petero n'uburyo arasa ku ntego ntabwo ari we wanditse iki gitabo, ahubwo iki gitabo cyanditswe na Paulo. Abandi bati se Paulo uburyo asobanura ibintu, uburyo ki ibintu byose bijya muri detaye, iki gitabo niwe cyanditse. Rero ni impaka nyinshi z'urudaca. Bigaragara rero ko uyu munsi atari habaho ishikizo ryo kwemeza neza uwaba yaranditse iki gitabo. Ntavuze ibintu byinshi rero, ndagira ngo ngusubiriremo mu ncamake. Tubonye ko isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27, rikaba ryaranditswe n'abantu 8. Muri abo bantu 8 bakaba baranditse mu myaka itandukanye. Hakaba hariho Matayo wanditse muri 65, hakaba hari Mariko wanditse muri 64, hakaba Luka wanditse muri hagati ya 70 na 80, tukabona Yohana wanditse ibitabo 5, tukabona Paulo wanditse inzandiko 13, tukabona Petero wanditse ibitabo 2, tukabona Yakobo wanditse igitabo kimwe, tukabona Yuda wanditse kimwe, tukabona n'ikindi kitagaragaza uwacyanditse. Hanyuma nyuma y'ibi rero duhita tugaruka kuri teme cyangwa se kuri titire nyirizina y'icyo bita isezerano rishya. Isezerano rishya ni iki? Ubundi tuvuze isezerano rishya tuba tuvuze iki? Isezerano rishya ni isezerano hagati y'umuntu n'undi, ariko hano ni isezerano hagati y'umuntu n'Imana. Imana yagiranye n'umuntu isezerano ryo kugira ngo izamwoherereze ubugingo buhoraho, kuko ngo ubugingo buhoraho ni bwari mu isi, ni bwari mu bantu. Imana rero isezerana n'abantu. Kera abantu batwaraga amategeko mu gatuza, abandi bakayandika ku nkomanizo z'imiryango. Imana rero yatanze isezerano ko noneho ibyo bigomba kuvaho, ahubwo igatanga ubugingo buhoraho kandi ibinyujije mu mwana wayo. Iri sezerano rero ryatwaye ibihe n'ibihe, ryatwaye imyaka n'imyaka. Hanyuma uyu munsi isezerano rishya rero aho ritandukana n'isezerano rya kera, isezerano rishya Imana yavuganiye n'abantu mu kanwa k'umwana wayo. Ikindi gikurikiyeho, uyu munsi ntabwo umuntu akivugana n'Imana binyuze mu iyerekwa cyangwa abahanuzi cyangwa abandi. Uyu munsi Imana ivuganira n'umuntu inyuze mu kanwa k'umwana wayo, ntabwo binyura mu nzozi cyangwa se ngo binyure mu zindi nzira. Ubu icano ihari nuko umuntu asigaye avuganira n'Imana mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo nk'uko yabikoze.
Ndagushimiye rero, Imana iguha umugisha. Ubwo inyigisho iri buze gukurikiraho turaza kureba ese ni ibiki Matayo yavuze Mariko atavuze, ese ni ibiki Mariko yavuze Matayo atavuze, ese ni ibiki Luka yavuze Yohana atavuze, ese ni ibiki Yohana yavuze Matayo atavuze cyangwa ngo Mariko avuge. Ese ibi bitabo bitandukana bite? Ese bihurira kuki? Ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ese inyigisho zigiye zirimo zigenda zihuza ibi bitabo ni izihe? Turaza kugenda rero tureba ese Matayo yandika kuri Yesu yamuvuzeho gute, ese Mariko yandika kuri Yesu yamuvuzeho gute, ese Yohana yandika kuri Yesu yamuvuze gute, ese intego z'ibi bitabo zari izihe, ese bagushaga kuki? Turebe noneho n'ibintu bigiye bikubiye muri ibi bitabo. Imana iguha umugisha. Yari Ntambara Emmanuel,